urumva nakuye mu rufunguzo ndushira imbere sinagiye gukinga rwera rw'iki nyine yari ikingiye we yahise yikingira yari ikingiye ase kukinze ati reka mbanze nduhuke bashiki banjye reka mbabwize ukuri simukaryamane n'umujene atambaye condom ibyo byonyine nibyo wumva ko byakora kuko mbwira nk'amagambo 5 mu kinyarwanda cya kera n'ikinyarwanda cy'ubu ngubu. Icya kera umukobwa iyo ni indege. indege indege hako nyine nickname ni babies. Babies aje ambwira ati uri dage njye nanabimukoye ariko yashimye hamwe ngo ejo azagaruka ngo reka dage ngo arishyuza igihe cyataye mukundana. Hello once again my people, mumeze gute? Mumeze neza? Nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza rwose. Aracyari Ange wanyu ariko abantu bageze kumbwira ngo wari waduhinduriye ngiki. Umva, buri munsi nzajya nza nabahinduriye. Iki ni ikiganiro de cocktail mukurikira muri benshi munakunda cyane, mugenda mutwereka urukundo, nkomeza mbashimira mukomeza kutwereka urukundo kuri YouTube channel yacu ariyo The Next TV. Genda ukore subscribe, share, comment. Nibagirwa gukanda no kukazogera kugira ngo notification z'ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5 twihuta cyane. Iki ni cya kiganiro cyanyu The Cocktail. Reka twinjire mu gace kacu ka mbere ariko The Cocktail topic. Ariko uyu munsi sindiwe ndi njyenyine nkuko mubizi, nkuko bisanzwe bimeze, ndi kumwe n'umutumirwa intare batinya. Nkomeze nago nkomeje ariko kambanze mubereke anatwibwire. Tuguhaye ikaze kuri The Next TV. Okay, jewe ta Omar, umeze ute? Umeze fresh. Ikintu kijyanye n'ikinyarwanda cy'ubu ngubu abantu benshi bakomeje kuvuga ngo ikinyarwanda cyarahindutse cyane cyane mu rubyiruko, kandi ndabona nawe uri urubyiruko. Bimeze gute ikinyarwanda cya kera n'icy'ubu ngubu bitandukanye? Yega ni ngombwa ibi byose bigomba kujya mu innovation. Bya kera ni bya kera, iby'ubu ni iby'ubu cyane ko bajene innovation. Innovation iraza hagati y'ibinyarwanda bibiri gute? Ikintu cya mbere kigomba guhinduka akeshi abakade basanga nyine umuco no wa kera, ariko ibyacu ni ibyacu. Tugomba gushyiramo natwe ibisharega byacu. ko ndi kumva biri buze kugorana kumva ikinyarwanda uvuga abakade ni abaki? Ni ukuvuga baka nyine ba mukecuru. Ba mukecuru ariko mana mukecuru. Iki kinyarwanda se uri kumva abakuze bazacyumva? Bagomba kubyubahiriza bro, kandi bakabazanabimenya. Hashyirwaho ibitabo bigomba kwandikwa ariko. Mbwira nk'amagambo 5 mu kinyarwanda cya kera n'ikinyarwanda cy'ubu ngubu. Icya kera Okay, ngiye kukubwira wenda twumva. Umukobwa iyo ni indege. Indege? Indege. Indege ni umukobwa. Indege ni umukobwa. Umuhungu ubwo? Umuhungu we birazwi, we ni umujene rase. Ni umujene? Wa wundi bita umujama? Ni umusore? Wapi, ubundi umuhungu wese agomba kuba umujene cyangwa umujama, urumva? Okay, twagiye amafaranga ushaka wakita keshi. Ubwo ni ijambo rya 3. Ijambo rya 4 ubwo akazi. Akungu ushaka ubundi mu magambo 3. Arico bita hela. Hera nyine nko kuba ku mafaranga, ariko hera ntago ari amafaranga. Hera twebwe tubikuje dushaka akazi. Yego. Abaza umujene sinahera. Ijambo rya 5 ubwo ngubwo ni muri rusange kuba ufite umukunzi. Kuri njyewe nyine ndi kuvuga ijambo rya 5 birabita wenda ngo umukobwa n'umuhungu barakundana mu kinyarwanda cy'ubu ngubu.
cyacu cy'abadege. Abadege hariya ngo ni abakobwa. Tudege ni utudege. Ni utudege. Ni utudege ntabwo ari indege. Tudege urumva ni udukobwa, ni abakobwa benshi. Ni udukobwa tunanutse se? Wapi abananutse se ni ba Sister Kadibi. Ni ba Sister Kadibi. Yego, ubwo kuba ufite umukunzi ibyo babyita gute? Umukunzi se ni agashori, ni ishori yawe. Ishuri? Ishori. Ishuri? Ishori pani ishuri. Ishori? Ishori. Ikinyarwanda kiraza kugorana muri iyi minsi, baze kudufasha badushyirireho ibitabo kugira ngo tujye tumenya ibyo ari byo. Hari aho ugera ugasanga bavuga ikinyarwanda ukayoberwa nimba ukiri mu Rwanda koko. Twihuse cyane rero reka dutangire na topic yacu y'uyu munsi, igice cyacu cya mbere, the cocktail topic. Topic tugiye kugarukaho uyu munsi muri iki kiganiro ni ubusambanyi mu rubyiruko. Ubusambanyi bwifashe gute, bimeze gute, kubera iki hari kuvugwa ubusambanyi cyane cyane mu rubyiruko ugereranije n'indi range cyangwa n'indi myaka? Bihagaze gute muri ubu ngubu urubyiruko, kubera iki hari kuvugwamo ubusambanyi bwinshi? Ntabwo ari bwica, ahubwo urebye ni bukeya, kuko sinzi niba utabona twe turi muri third generation, sibyo? Third generation? Yego. Urabona kera, ariko sinzi niba utabona, kera urabona ni akabaruwa, sibyo? Akabaruwa wandika kakagenda, ariko ubu ngubu fone zaraje. Kuri fone urakubwira baby wawe duhuze, kandi ntabwo muhuriza imihanda, ese murajya guhuriza mu muhanda? Reka. Kubera iki mutahuriye mu mihanda cyangwa ahandi? Wapi, niba bagomba kukureba mu rugo kandi iwawe. Kubera icyo akureba iwawe noneho mu rugo? Indani reka nawe urabizi. None se ubu ngubu twebwe ubundi sinzi niba arimo kubikubwira, ariko reka mbikubwire. Yego. Sibyo? Ikintu cya mbere, reka twebwe umubiri dufite araharya, sibyo? Nose kuki Imana yavuze ngo irema umukobwa n'umuhungu? Ntabwo ari ukuganira gusa, tugomba no kubikora. Ibyo bita ubusambanyi tugomba kubikora kandi tukanabyubahiriza, sibyo se? Noneho uravuze ngo ubusambanyi, impamvu uri kuvugwa mu rubyiruko nuko turi muri third generation. Haje telefone, mbere hakorerwashaga amabaruwa. Iyo telefone niyo basambaniraho? Rega, nase wahuza gute n'umukobwa? Mwahurira mu nzira se mukabikora? Happy mugomba kuvuga kuri fone mukanabyuza fresh. Aho usanga wenda sivuze ko ari abakobwa batagifite umuco, usanga nyine ari abana bafite umuco, ariko nyine ugomba kugira ibikize kumukumvikana nyine muri wowe, ukamukumvika paka ageze mu rugo. Hanyuma se rero ageze mu rugo akavuga ati rero burya ntabwo ndi bugushe. Ntabwo uri bugushe? Byaterwa. N'ubu ngubu mani hari icyo bita gufata ku ngufu. Ibyo byari bya kera, ntabwo bikibaho. Yego. Ntabwo bikibaho. Ikintu cya mbere, ako gutataguha. Ahubwo se kugutata yaguha? Akenshi ko njya numva ngo bamwe ngo hari igihe ubasura ngo nyine ukamuha yego, ariko undi ugasanga ntabwo yamuhaye. Biterwa n'ingingo yatangiriyeho. Ahera kuyihengera kugira ngo aguhe. Umva se, reka mubwire, Imana ntabwo bigikora ngo Imana. Ibyo se ni ibiki? Tubwire rero ukuntu bitangira kugira ngo aguhe. Njyewe mani byerekana itanga yo sample, sibyo se? Yego. Njyewe mfite gero yanjye, siniba mbwiye umukobwa ati vayo nzure akabyemera. Mani nose uje gukina tuvuge basket, wapi, ntabwo ari akabari mu rugo. Yego. Kare uburiri bwanjye ndakubwira ati hari uburiri nta n'ibihari, nose uricara. Nene se niwicara ku buriri urahita umuha? Ibyo ndacyakomeza. Komeza. Akenshi umubebe umufata bitewe
cyangwa se mubikora bitewe nyine no kuba yari asanzwe sibyo. Hari nyine hari umwana usanga yitonda pe, ariko bitewe nyine n'amagambo uri kumubwira cyangwa se uburyo nyine uri kumukoraho. Ibyo rero ibyo bikorwa nibyo nshaka kumva kugira ngo winjire muri geto y'umuhungu haze kuba ngombwa yo kunamuha. Kumuha rero njye sinzi gukarisa uzi icyo ari cyo se. Gukarisa yewe uradusobanura byo. Okay, nyine gukarisa ni nk'uko nyine mu magambo ya kinyarwanda abanyarwanda bose barabizi. Gushyuka ari umuntu utabizi se? Ntawe utabizi gushyuka. Ntabwo nyine umukobwa yaza ngo yicare ku buriri muganira ashyukwe nyine muvugire ibiri aho ngaho wapi. Nyine ari n'ukuntu wamubwira nyine amagambo ngo dushaka ko tubikora, ibyo ntabwo ibona se yaguha gute. Ahubwo nyine mwicaranye ku buriri bitese n'uburyo uri kumukoraho. Akenshi gusomana byo biroroshye. Mbeba akigusoma nyine umusoma ukanda tubere umumanuka. Noneho yemeye ingingo sinzi abanyarwanda barabizi, ariko barabizi reka igihe tugezemo barakibona. Ugasanga rero ibyo ngibyo byo kuvuganira kuri telefone ageze mu rugo ari byo biri kongera ubusambanyi mu rubyiruko. Oya, telefone ntabwo ariyo nyiri ubusambanyi mu rubyiruko. Rero ni igiki kiri kongera ubusambanyi mu rubyiruko kurusha izindi generation? Mu bana haba hari abana, urubyiruko n'abakuru. Kuki ubusambanyi buri kuza aho ngaho hagati mu rubyiruko? Okay, ubundi reka tuvuge neza ibyo. Yego. Gute umwana urugero aravutse avukiye mu rugo iwabo sibyo. Gusohoka yinjira muri kebe wajya ku ishuri, ndavuga nyine afite akantu. Okay, none ugasanga uze kudufasha udusobanurire. Hari abantu bareba kino kiganiro cya The Cocktail bari mu myaka mikuru, ujye uvuga ikinyarwanda cy'ubu udusobanurire no mu kinyarwanda cya kera kambyita uko nguko kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza. Numvishemo ijambo kebo. Kebo nyine ni imodoka. Yego, imodoka. Nyine umwana ava iwabo ajya mu modoka ajya ku ishuri sibyo. None hari ikintu nyine ababyeyi batamenya, baheza nyine abana babo nyine ngo mu nzu mu gipangu. Usanga benshi bafite laptop cyangwa fone akagenda akayiherezaho mu cyumba. Akenshi usanga ari kureba pornography sibyo. Cyangwa se filime ziganjemo cyane ubusambanyi sibyo. Noneho niba muvuganye kuri fone ukamubwira se, akenshi mbebe urakubwira ati njye ndi kureba filime, ariko nyine ntabwo akubwira ndi kureba filime nyine imeze gutya ntabwo aguha amakuru arambuye. Ariko iyo muvuganye kuri fone avuga se wasohoka ukansura akibyemera. Nawe asohoka aje nyine kwikorera sambu ibyo abona. Asohoka icyo gipangu cy'iwabo aje kuba yakora ibiri practically y'ibyo yabonye. Kuko ni practical, urumva ari teori aba ari kureba. Ni nko kwiga n'ubundi ushaka kuba nyine pratique. Kandi nawe urabizi no se umujene yaza nanjye sinaguhereza guteze. Kubera iki se utamuhereza? Reka nkubwire sibyo. Kubera iki utamwihorera ukavuga ati nta kibazo wakoze kunsura akagendana n'icyo mukoze. Ejo ntabwo yakuvugisha. Kubera iki? Ejo ntabwo yakuvugisha. Uzi impamvu atakuvugisha? Yari afite amatsiko yo nyine yo kuza gukora pratique. Sibyo. None wowe uraje nta nubwo iyo teori we wagezeho. Mwaganira nyine biri aho ngaho. Ubwo wamufashe nk'umuntu usanzwe aravuga ati ntago nyuzwe. None se nisengera amatsiko kuri icyo kintu uvuze
ngo aramutse atashye yaje kugusura ntabwo yazongera kukuvugisha. Ese hari izindi feedback ziza, hari izindi message ziza nyuma y'uko yagusuye? Of course. Zirahari. Zimeze gute? Akenshi akubwiza ukuri. Rega ntabwo aba asohotse aje ngo muganire. Baba bafite baganira cyangwa kuri phone mwanaganira. Abasohotse aze kukureba hari n'ikindi yaje gukora. Kuryamana nawe nicyo kintu cya mbere abaje kureba. Sibyo? Kuko urumva reka nkubwire neza sitsa wanjye. Yego. Kera nabikubwiye tugitangira, sibyo? Wibuke neza hakoreshwaga iki? Amabaruwa. Ubu ngubu ni iki? Ni phone. YouTube zaraje, sibyo? Akandi kantu usanga YouTube zirahari, sibyo? Imbuga nkoranyambaga muri rusange cyane. Urumva ni byinshi rero. Izo mbuga nkoranyambaga zaba arizo ziri kongera ubusambanyi mu rubyiruko, kubera ko ari rwo ruri kuzikoresha cyane kurusha izindi ngero. Nabyo birimo kabisa. Misengera ikibazo nanone ku kintu kijyanye no kuba wavuze ati umukobwa aba avuye iwabo byose abihasize. Ese koko buri mukobwa wese uje gusura umusore muri ghetto abaje ngo baryamane? Reka nkubwire, sibyo? Aruza nyine aravuga ati nje naganje kuryamana n'umusore, sibyo? Ariko bitewe n'umusore uko ateye cyangwa nyine ko abimenyereye, reka ntabwo ari wenyine ubuje kumusura. Ntabwo ari we wenyine ubuje kumusura? Reka rwose bibaho. Umukobwa ari buze gusura umusore? Oya, ndavuga nyine umukobwa ntabwo ari uje gusura umusore wenyine. Umusore aba yasuye na benshi. Nta kuntu umusore yasurwa n'umukobwa umwe. Ako gatekerezo se yagakura hehe bwa mbere? Reka. Basurwa na bangahe ku munsi? Ku munsi? Nje araho nzi umujene afite off basi nka bane mpaka akajoro kose. Reka nkubwire, urumva wa mbere reka tuvuge ararara. Uwa mbere dufate nk'umunsi wo kuwa gatatu. Kuwa gatatu. Uwa mbere ararara kuwa kabiri nijoro. Akabyuka agenda. Noneho yamara kubyuka agenda, urumva umujene ahita yitegura. Ntago ayo masaha yose yamara ari wenyine, kandi ntago ari ababebi benshi. Undi akaza asangahe? Uretse ngusobanurire, akora udusuku akitegura fresh, agaparfum agatera mu cyumba. Arumva ni byinshi bari kwitegura. Hamagara undi basaga 2:00 akagera. Mvuge gusambana cyangwa kurya akantu? Uvuga Ikinyarwanda. Nakubwiye ngo ujye uvuga Ikinyarwanda cyo muri iyi minsi ushyiriho n'icya kera kugira ngo abantu bakuru badukurikiye bumve ibyo ari byo. Reka mbaze Ikinyarwanda cy'ubu ngubu kuko nanjye nicyo gihe ndimo. Yego. Kurya akantu Ikinyarwanda cya kera ni ugusambana, ariko twe tuvuga ko gusambana bitakibaho. Kubera iki bitakibaho? Bitakibaho. Reka gusambana, iyo mvugo numva itanavugitse neza mu mutwe yanjye. Ubwo ni ukurya akantu. Abantu badukurikiye gusambana ni ukurya akantu. Ni ukurya akantu. Atazajya n'ubibwira undi gusambana abasore umva ari byo. Reka ni ukurya akantu. Komeza kuri uwo musore wazanye abakobwa 4 ku munsi. Wa kabiri nyine urumva aza nka 2:00. 3:00, 4:00, 5:00. Ubu ngubu urumva we ntago ari burye. Abavuye iwabo ariye. Bagenda 5:00, urumva abagiye kwitegura iwabo baza muri pause 6:00. Noneho undi wa gatatu we aza nyuma ya 6:00. Ubwo urumva ni mu gasasa iwabo bavuye muri pause bose mu kazi. Bakarya akantu.
ariko urumva umujene nawe ni wa mujene ufite umugongo. Umugongo? Rega turavunika, nuko ababebi mutabimenya. Gute se muvunika? Turavunika. None se umukobwa we ntaba yavunitse? Avunika wapi? Ahubwo twebwe tuba tumuha imisemburo. Niyo mpamvu muvunika se? Cyane. Suye ntago bibona. Uwa kane akaza? Uwa kane urumva we azi ikigoroba n'ubundi. Azi ikigoroba akaharara? Ikigoroba akaharara akabyuka ajya mu kazi. Niyo mpamvu rero urubyiruko muri iyi minsi ubusambanyi buri kwiyongera cyane cyane. Ese koko weho ku giti cyawe nk'urubyiruko usanga ari intambwe ishimishije? Turekere aho ngaho, tureke gukebura urubyiruko. Weho uri kumva wakora iki? Ababyeyi barekera aho gukebura urubyiruko ngo ni uko bageze mu gihe bumva bashaka gukora icyo bashaka. Ubwo umubwire bwo kuri njyewe njye biragoye kugukebura. Biragoye kunyebura. Uravuze ngo wararengeranye? Of course. Biragoye. Kubera iki se utahinduka? Oya, usanga reka mubwire njye ni nk'ejo bundi sinzi nyine andi madini, ngende umwisilamu sibyo, sinzi nyine andi madini, nyine simvuze no ku dini ryanjye sibyo, ariko akenshi ngiye mpindutse nyine kuri njye nyine byakunda nkifata. Ase kwifata biracyaba bundi? Bibaho? Kwifata bibaho. Ntabwo bikibaho se? Kwifata ntabwo bikibaho. Ubwo aho ubishakiye niho ubikorera? Abakobwa rega ba kera ni ahantu bahuraga n'abajene. Bibaho se? Yego, ntabwo byabagaho. Usanga ababebi benshi bahuza n'abajene cyane kurusha uko bahuza n'abandi bakobwa bagenzi be. Sicyo ubibona se? Ese kubera iki bibaho? Ugasanga umukobwa rwose akakubwira ati njyewe ari ukugira ngo mbe inshuti n'umukobwa mugenzi wanjye, naba inshuti n'umusore. Haratuma bajya bambwira ngo nyine ngo abakobwa ngo bagira utuntu tw'udutiku ngo nabanga bajyana hagati yabo. Kuko nanjye aramusita bimbwa avuga ati njye nabanga naho umukobwa nkiryo naguha wowe. Ntabwo ase kubera iki? Ahubwo ati abakobwa ubwacu twebwe nabanga tugirana, ahubwo nyine njye naza nkaribitsa wowe. Hakorwa iki rero? Dufungirana abo bakobwa? Dufungirana abo basore? Cyangwa hazeho drone zikamera abantu bagiye guhura bavuga ati Patrick agiye guhura na Sonia uyu munsi, ndamenya aho bari buhurire? Ibyo ntabwo byakunda. Ahubwo ikintu cyakorwa haba ubukangurambaga. Haba ubukangurambaga? Muri karitsiye, ku bigo nderabuzima, hagana he? Akenshi ku bigo by'amashuri cyane. Ase niba ubaho bwoko uri kumva ubusambanyi bwo buzagabanuka? Kuko ubu ngubu bigeze ku rugero rwo hejuru. Ubusambanyi ahubwo nyine bo ntabwo bwakanyuka rwose. Reka wenda icyakorwa cyo ni kimwe. Bashiki banjye reka mbabwize ukuri, simukaryamane n'umujene atambaye kondomu. Ibyo byonyine nibyo wumva ko byakora? Kuko ntabwo byagabanya. Guhagarika ubusambanyi bwo ntabwo bikunda. Wapi pe. Hajyaho uburyo ubwirinzi bwo tubushireho, ahubwo gusambana bwo ntabwo byahagarara. Ngira ngo mwabyumvishe topiki y'uyu munsi, ubusambanyi mu rubyiruko. Ese aho uri weho, aho utuye, ubusambanyi bwifashe gute? Kubera iki buri kwiganza cyane mu rubyiruko? Omari yatuganirije byinshi bitandukanye urubyiruko ruri kugenda ruhura narwo muri iyi minsi. Ese koko ubusambanyi buzagabanuka? Hakorwa iki kugira ngo bugabanuke mu rubyiruko? Ese kuki bitari kuvugwa mu zindi ngeri? Abana,
hari gukurikiraho urubyiruko, hagakurikiraho abantu bakuru. Kuki bitari kuvugwa aho hose? Dore muri comment section mutubwire ubusambanyi mu rubyiruko aho uri byifashe gute, bihagaze bite. Reka tujye mu gace kacu ka kabiri k'ikiganiro, ariko the cocktail challenge cyangwa the cocktail tip. Uyu munsi turi kumwe na Omar. Ngira ngo musanzwe mubimenyereye ko muri iki gice cyacu umutumirwa akora challenge cyangwa hakaba hari tip ikorwa muri iki gice. Omar, iki ni igice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro the cocktail. Ndabyumva. Ikiganiro cyacu ni uruvange rw'ibintu bitandukanye. Tugenda tubaganiriza ibintu bitandukanye mu buzima busanzwe ndetse n'ibindi byinshi. Iki gice cyacu dukoramo challenge. Urumva uri bukore neza? Hakonje kino kiganiro twari turiho. Akantu ko gusambana tugomba kugagarukaho cyane. Urumva turi bugaruke ku kintu kijyanye no gusambana cyane kabisa. Ni benshi bagomba kubwirwa. Challenge y'uyu munsi rero dufite ibibazo 3 gusa. Buri kibazo ugisubiza mu masegonda atarenze 3. Nta gushidikanya. Dutangire? Nta kibazo. Uriteguye? Ready. Okay. Ikibazo cya mbere ni amakarita asanzwe. Abarangaye 32. Amakarita asanzwe hano dukina 36. 36. Siyo cyanda yirashe. Oya, komeza. Andi mahirwe ya kabiri? Aya, genda kumva ari ayo ngayo. Amakarita nangahe? 36. Amahirwe ya kabiri? Aya nayo ngayo nje. Ikibazo cya kabiri? Dukomeze. Ikibazo cya kabiri ni imipira ya biyari iba ari ingahe? Doze. Ubwo? Koko 12. Andi mahirwe? Cumi n'ibiri ariko. Igizwe n'amabara angahe? Umutuku n'umukara. Ubwo ni amabara 2 kuko ni white na black. Imipira ya biyari? Nizo zirenze kuri biyari. Ndi kuvuga imipira yose muri rusange. Yose. Urumva ni amabara 12. Imipira 12. Urumva amabara yayo ni 12. Ubwo buri mupira wose ufite ibara? Ufite ibara. Ikibazo cya gatatu? Uriteguye? Ikibazo cya gatatu? Kondomu, ubwo ni udukingirizo. Agakarito kamwe kaba karimo tungahe? Ndazikoresha ariko ntago noze. Kuko ni natwishimara. N'ejo bundi maze 2 ariko ntago njya nzibara. Udukarito? Maze 2 ariko ntago nzibara. Ahubwo ngiye kubyigaho. Njye nzibara. Bishatse kuvuga ngo uratsinzwe kuri icyo kibazo. Amakarita ni 36 niyo aba abara. Ubundi muri rusange amakarita ntabwo ari 36 kuko uba wakuyemo za jokeri
ugakuramo 10, 9 byose. ibintu byose nyine ukazikuramo. Hanyuma ikibazo cya kabiri, imipira ya biyari aba ari 12, hakaba harimo uw'umweru n'uw'umukara, indi isigaye haba harimo uw'icyatsi, uwa move, umutuku, umuhondo, ubururu, amabara atandukanye. Ikibazo cya gatatu rero namubajije agashashi ka kondomu cyangwa agashashi k'agakingirizo, ubwo ni agakarito kaba karimo tungahe? Agakarito kaba karimo 3, udusashi 3. Ubwo ntabwo navuze main nyine, navuze ko ari agakarito gatoya kaba karimo 3. Reka tujye mu gace kacu ka gatatu, ariko The Cocktail Story Time, aho umutumirwa wacu atubwira inkuru zimwe na zimwe ziba zaramubayeho, atubwira ikintu yaba yarakoze nk'agatendo, ikindi akatubwira inkuru yaba yaramubabaje mu buzima nimba atari ibanga, ikindi cya gatatu akatubwira n'inkuru cyangwa ibihe yaba yagize byaba byaramushimishije mu buzima. Omar, urahera ku iki? Ku byakubabaje, ku byo wakoze nk'agatendo? Zera ku byambabaje. Okay, nta kibazo. Nimba atari ibanga. Oya, ntabwo ari ibanga. Reka n'itariki ndazibuka. Tariki 26 z'ukwa karindwi 2024 ejo bundi. Nibwo nari ngiye gusoza. Nibwo ngiye gusoza n'ubundi. Urumva nari ngiye kuri uriya mwaka. Nari mfite girlfriend. Twariganaga. Ikintu twaje gupfa nyine baby twarakundanaga bimwe ku rwego byo hejuru. Ariko kaza kumbwira ko atagira ibiki adasambana. Girlfriend wakubwira ko adasambana. Tujya muri vakansi. Naza kunsura, urumva mama mbyara yize kumbwira ati Omar, ariya niho mukazana bitewe n'imico nyine yaga mama. Yamwerekaga. Yaje kunsura iwacu ntabwo bari tujya mu cyumba cyanjye, urumva arambwira nagasambana umwana wo kwa pasiteri. Ku cyumweru yajyaga gusenga, hano mu gihe nsenga kuwa gatanu gusara. Urumva hari itandukaniro. Ariko ruza kigena ikintu cyambabaje. Yabwiye undi mujene ati Omar ni kadage. Omar ni kadage. Umbabarire kuba mbisetse ariko ni ngombwa ambwira ati Omar ni kadage. Urumva njye narigaye, ariko nyine nari namwubahirije mvuga se. Wamwubashye? Namwubashye. Ihangane. Arambwira Omar ni kadage. Agiye kumusura tumara muri chambre amasaha arenga 3. Twanasomanye. Buri kimwe cyose ari bugikora gishaka, ariko natashye nta kintu nakoze. Ihangane. Ikintu cyaba cyaragushimishije? Okay, uretse nkurangire. Nagerageje no kumva ko hasi hari ukuntu hameze habyimbye. Numva ntacyabaye. Omar abakira bakora kuvuga ngo inama ngo yaramukanaga. Ngo inama yaramukanaga. Urumva njye namwubashye icyo yambwiye. Agenda ambwira gutyo.
agenda abwira umujama wawe iniga yawe magara gutyo. Omar Ridadi urumva aragiye kumuganira nigange bimukorera dukundana mani twarakundanaga. urumva nigange aje mbwira ati baby wawe ntabwo amuvuze mu izina ariko nyine nickname ni babies. babies aje ambwira ati uri Dage. njye nanabimukoye ariko yashimye hamwe ngo ejo azagaruka ngo reka Dage ngo arishyuza igihe cye yataye mukundana yabonaga ari umujene ubashe. ihangane niko nakubwira. ikintu cyaba cyaragushimishije? ikintu cyanshimishije ariko nakubwo nyine kuri uwo mwaka cyambabaje yego hari cyanshimishije muri uwo mwaka. yari afite umubebi w'inshuti yiwe, umubebi nyine wambabaje. ntumbwire ko nawe byageze. tuzanjye ngiye kubwira ikintu cyanshimishije. ngira amatsiko yo kumva iyo nkuru. ngiye kubwira icyanshimishije. yari afite umukobwa w'inshuti yiwe nyine nawe bari magara bagendana ariko nyine umukobwa yamubwira ati Omar mfite mani fresh. urumva nakundaga na mugenzi we nagaragaye ntabwo mwaganiraga byimbitse. rimwe twahuye ndi kuzamuka mva Noruveje njya kuri Tapara ku Nyamirambo. urumva navuye mu rugo cyane hano Noruveje. duhuye arambwira se Omar ugiye? nawe ati ngiye gutembera. twajyana bati tsoke nta kibazo. turatembereye byo nakubwiye ngo nyine icyo bakubwa ngo basigaye bisabira abahungu ntabikubwiye ibyo byibuke. yego ndabyibuka. arambwira ati ndi kumva mfitemo favorite tugenda nyine ngurira akantu imwe njye ntabwo anywa inzoga. urumva njye nafashe agafanta wafata akuma karikeri niko yanyweye. urumva we yari afite nyine izitangiye kumwongoza. tuvaho ngo navuga ati byo hari imbeho. navuga ati nibagiye ikote reka njye kwina ikote mu rugo. arambwira ati tujyane. ahantu hose yarakubwiraga ati tujyane. urumva nakinguye room yanjye nawe arinjira ntabwo ari busigare inyuma. iyo nakubwiye mu cyumba cyanjye nta ntebe irimo n'uburiri. ugiye guhindura ikote rwose agenda aguherekeje kabisa. urumva nta nubwo nabitekereje napanze ko tunahuza. ngera mu cyumba urumva nakuye mu rufunguzo ndushyira imbere sinagiye gukinga. we yararwiki nyine yari ikingiye. we yahise yikingira. yari ikingiye ase kukinze ati reka mbanze nduhuke. arambwira ati rero Omar kuva twanya nta nubwo arampobera. avuga ati mpobera nta kibazo. arampobera turanakisingana nyine we numva nyine abijamo. birangira bibaye urishimye umwaka ku rwego rwo hejuru. ndetse n'iki uretse ikintu cyanshimishije yari afite fani. urumva twifotoye nyine tunambaye turi mu cyumba biri aho ngaho. amafoto arabitse. urumva ni inshuti yari izi password y'ahantu hose. twiza kubona amafoto turi gusomana. nyine we yaje kuyabona arambwira ati mama byagenze gute? ati umwibarize. amubajije amubwira ati karabaye kandi anabinkoreye neza. ikintu cyantunguye yampamagaye ari kurira. ni mwebwe mwabikoze mbere cyangwa ni twabikoze nyuma? yampamagaye ari kurira ambwira ngo ukuntu nyine ukuntu nagusebeje ntabwo ari nzi ko wari umeze gutya. ati amahirwe twongera tugakundana.
twihuse cyane mwarongeye murakundana reka ahubwo njye nakomezanyije ngo mushuti okay ikintu waba warakoze rero cy'agatendo wireba ku myaka ufite ukaba wavuga ati ndasetse pe cyo kirahari iki ntabwo ari nka kera cyane no mu baby twahuriye muri club ari Kicukiro umuzungu ni akabibi k'akazungu nyine tuzi ko Kicukiro abakobwa se yego abazungu benshi bavuga n'ikinyarwanda twarahuye urumva uwo munsi nanyweye inzoga ntabwo namenye ibintu byo kunywa inzoga wari wize kunywa inzoga nize kunywa inzoga uwo munsi urumva urabona ari amatara siyabona yari yazenguruka yari yambaye jumper imeze nk'iya baby wanjye manje ngiye kukubwira uwo munsi se baby wawe mwari mwajyanye twari twajyanye man twari twajyanye ariko urumva bari kubyina yiga nayo ndi hino araza turaganira urumva nayateyemo akantu turaganira bisanzwe ariko nyine gukorana no kunywa akantu ntago nyine numvaga asaba nyine ngo mwitegereze neza no reka agatendo kambaye iryo joro cyangwa gutandukanya abantu babiri byagenze gute cyangwa gutandukanya abantu babiri kubera inzoga ni ukubera inzoga ni ukubera amatara ni ukubera amatara n'inzoga ariko byose bifatanyije bigenda gute none akongera n'akantu umupira azi gutanga ke wabireberaga hakurya cyangwa yari yageze ku rwego rwo kukwegera yageze ku rwego rwo we twari duhagaranye urumva yari yambaye jump ngiye kumukisinga mbona siwe nyine duhagaranye nyine nimwe ngiye kumukisinga mbona siwe ndebye ku rundi ruhande mbona undi bose mbona bambaye kimwe avuga ati none ndapfuye nsubira inyuma avuga ati nafite umugeni avuga ati ntandukanye bari abantu ubwire baby wanje wariwe urumva navuze na n'ubu bitekereje na n'ubu mbitekereje ndavuga ati hazibula ibintu byambaye kiragiye sinzabyibagirwa ngira ngo mwabyumvishe mu gace kacu rero ka The Cocktail Story Time Omari afite udutendo twinshi ari ibibabaje ngenda umva binasekeje nabyo ariko mwumvishe inkuru zigiye zitandukanye Omari yagiye anyuramo reka tubashimire rero mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro cya The Cocktail ni ibintu by'uruvange ibiganiro byo biba bivangikiranyije mwamwumvishe The Cocktail Topic mwumvishe The Cocktail Challenge cyangwa tip terwa nuko ubyumva mwamwumvishije kandi na The Cocktail Story Time yo akenshi na kenshi ibisekeje uyu munsi rero twabanye n'umutumire wacu ariwe Omari twabanye muri ibyo bice bitatu byose by'ikiganiro ari bya The Cocktail reka tugushimire Omari wakoze namwe mwakoze kwanomera yego wakoze cyane twihuta cyane rero ese koko kuri topic twaganiriyeho muze kujya muri comment mutubwire ubusambanyi mu rubyiruko byifashe gute aho uherereye cyangwa weho uri kuyibona bigeze ku ruhe rwego reka tubashimire rero ngewe wabagezagaho ikiganiro ni Ange nk'ibisanzwe The Cocktail nakagaruka ciao